twari turi gusenga muri gurupe yego barangije umuntu aramutungura aramubwira ati ugiye kutubwiriza kandi uko abwiriza no kubyina agira impano yo kubyinira Imana agatambira Imana ukavuga ngo uyu mwana mu buzima bwe nta magufa arimo ubu bitewe n'uburyo aba ari kubyinira Imana n'umuhata afite akabikora bikunze arabwiriza uwo munsi abantu bose batashe basetse bararasi bongera kubaha Imana bundi bushasha numva umwana atangiye guhanura ndavuga ngo Mana ariko abamanza bamupinga ndavuga ngo ibyo ari byo byose kubera ko hari ikimana yari yaravuze avuga ngo reka banze ngenzure hari gihe umuntu abera undi maso akavuga ati reka ngenzure ibi bintu bari guseka ndebe koko niba ari ukuri impamvu ni impamvu kibimanutse ku mwana ungana gutya bakabipinga bigenzuye nsanga ibyo ari kuvuga nibyo Imana ivugana natwe iryo joro bihagije cyane Imana wa twese hari icyo wategeka uri Imana nyamana Satani yarashubwoko Imana wa twese hari icyo wakora uri Imana nyamana abari duhanye imbibi bafite ibibazo y'urukundo ubashyigikire ubatabare ubarwanire Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje cyane Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije uko bazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mfata urugendo nkajya kureba abanyempano batandukanye abahanuzi abavuga butumwa umuntu wese ufite ikintu yadusangiza tubabaye tukishima sibyo rata yego no mpamvu navuye Musanze nyura mu Gahunga bangeze mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Gafumba umudugudu wa Kabaya niho nibereye naje kureba abakozi b'Imana muzi kindi aba bose twicaranye nabahanuzi nabavuga butumwa nabanyempano ikindi baravukana reka duhere ku mukuru atubwira amazina Haleluya amen Yesu nashimwe amazina ni Nyiranshimiyimana Korodina yego niyo mazina yanjye nkunda abantu bubaha Imana nanjye kandi nubaha Imana ngakunda n'abantu bayubaha ngakunda n'Imana hano ni mu rugo muri kutubona niho twicaye ni uko Concorde yadusuye ibindi Imana duhana umugisha bano ni barumuna banjye nabo barivugira uko bazi kuvuga yego hereza ukurikiyeho mu myaka Haleluya amen amazina ni Turinayo Françoise yego hano ni mu rugo muri kubona muteye kujya muvuga impano mufite Kudi wavuze Imana yaguhaye banze uzivuge Haleluya haleluya amen 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 mfite impano mfite ni nyinshi uko bwije nuko bikeye Imana iranyongerera yego kuririmba ni impano yanjye yego no guhanura Imana yangiriye ubuntu nabwo ndahanura yego no kuvuga ivugabutumwa mvuga ivugabutumwa no gutambira Imana ndayitambiraga iyo byabaye ngombwa ubwo ni ukuvuga ngo icyo Imana ishoboje cyose ndagikora n'ikindi mbana n'abantu bose amahoro nkagira n'impano yo gusengera abantu nayo ni impano yego ibindi byose Imana iduhana umugisha amen reka duhe Turinayo Françoise nawe Ego amazina ni Turinayo Françoise ndi umuhanuzi ndaririmba byose ngasengera abarwayi icyo Imana inshoboje ndagikora yego hano rero ni mu rugo ni mukuru wanjye murumuna wanjye yego naho njyewe ndumushyitsi n'uyu nguyu n'umwe muri twebwe yego hereza undi bucu amen amen nitwa Mungerarine ndi umwana wa hano yego
impano mfite niyo kuririmba, ngo niyo gutambira Imana, yego ndayiririmbiraga nkanayibyinira nkanayishima. yego. Guhanura ntabwo ugihanura? Hanura. Guhanura no gusenga urabizi? Yego. Ngaho dusengera Imana ituyoboremo iki kiganiro. Duce bugufi dusenge. Yego. Data mwami Imana wa twese, uri umukozi w'umuhanga, uri itangiriro n'iherezo. Data hari icyo wategeka, uri Imana y'urukundo, uri Imana nyamana. Ndirukana imyuka mibi zose z'abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro abazimu bose ndabirukanye, uri Imana igira neza. Data mwami Imana wa twese, tugiye gukora kino kiganiro aba ari wowe utuyobora, uri Imana nyamana, uri Imana y'urukundo. Ndirukana abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro abazimu bose ndabirukanye. Data mwami Imana wa twese, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Ndirukana abazimu n'abadayimoni, kubitira kure indwara zose, kubitira kure abarozi. Ayi Data mwami Imana wa twese, uri Imana nyamana, uri Imana y'urukundo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, Imana ishimwe kandi guha umugisha, ni ukuri uzi gusenga. Nanjye rero butagira ngo nta mpano nibitse, nanjye ndi umunyempano. Nanjye impano mfite niyo kuririmba. Niyo kuririmba. Twicaye hano ku karago, nibuka indirimbo nahimbye ivuga ngo abakristo twe tugenda nibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu banza yabitubwira, cya gihe tuba dupfukamye ku karago, itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara, gusa mwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana, gusa mwe bwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana. Imbuto y'umugisha buryo yisoroma, ku giti cy'umuruho nimwihangane, natwe tubabazwa turi hano mu isi, tuzanezerwa nitugera mu ijuru, gusa twebwe tunyura mu nzira ifunganye, niyo mpamvu duhura n'amakuba menshi, gusa twebwe tunyura mu nzira ifunganye, niyo mpamvu duhura n'amakuba menshi. Imbuto y'umugisha buryo yisoroma, ku giti cy'umuruho nimwihangane, natwe tubabazwa turi hano mu isi, tuzanezerwa nitugera mu ijuru, gusa twebwe tunyura mu nzira ifunganye, niyo mpamvu duhura n'amakuba menshi. Tuyisenge kuko ariyo yo kwizerwa, ntigikoze isoni abayiringiye, ibigeragezo ntibiduca intege, iri kumwe natwe ku manywa na nijoro, gusa twebwe nidukomere kwibanga, iri kumwe natwe ntiza dutererana. Tuyisenge kuko ariyo yo kwizerwa, ntigikoze isoni abayiringiye, ibigeragezo ntibiduca intege, iri kumwe natwe ku manywa na nijoro, gusa twebwe nidukomere kwibanga, iri kumwe natwe ntiza dutererana. Abakristo twe tugenda nibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu banza yabitubwira, cya gihe tuba dupfukamye ku karago, itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara. Haleluya, haleluya, amen, Amen. yego, Imana ishimwe. duseka ariko igihe nikigera tutabawe bazatangara batubaze ngo mbese twasengeye he. Nukuri. Haleluya. Amen. Amen. Yego ndi kugira rero. Yego. Haleluya. Nawe uraho inyuma turi kumwe. Haleluya, haleluya. Amen. Yego. Amen. Uri gufashirizwa inyuma. Amen. Imana ishimwe. Yego. Bo. Uyu munsi turi kwa gatandatu. Tariki 4 z'ukwezi kwa 4 2025. Nubundi kwa gatandatu bushize narindi hano.
nje kubasura. Françoise na Claudine twari tuziranye mwese nk'abahanuzi, buri wese twarakoranye ikiganiro cyane, ariko ntabwo nari nzi ko muvukana. ntabwo wari ubizi. Ntabwo nari mbizi. Ubwo nyuma hari umuntu wabimbwiye, icyo gihe naje namenye ko muvukana, shaka ko dukorana ikiganiro nk'abavandimwe b'abahanuzi. Kuva hamwe arinde ajya hano mumwita mwungeri. Mwungeri guma. Ukure bira nta mavuze ngo barayizi. Ntabwo bayijyanye. Noneho dukorana ikiganiro nk'abavandimwe, kuko tuba dushaka ibintu twaganiriza abantu nyine bikabafasha. Burya ni gakeya kubona ahantu abavandimwe babiri bose ari abahanuzi cyangwa se bahuje impano. Ubwo rero numvise ari bidasanzwe, ndavuga ni ngomba kuza kubasura, ibyo tukabisangiza abasanzwe bankurikiye. Mugende kuganiza mama wanyu, ndi kumubaza ati se none impano z'aba bakobwa bawe bite? Ati sabo gusa, ati nakabucura ntagahanuzi. Nako kariho. Ntagahanuzi. Ubwo rero twamaze gukorana ikiganiro bucura rwose pe, nabonye arimo. Turi nayo araseka, tumuheze gukora ikiganiro na bucura. Wasetse iki akirabwira? Mvuga ngo twe hano icyo tugiye gukora, tugiye kuvuga kuri bucura. Muvuge ukuntu impano ze muzizi. Sibyo nkamwe mwana mutanze guhanura. Uko nasetse rero, nasetse uburyo yari ari kubwiriza, agaseko karagarara imbere ya kamera bikunde. Ubwo rero nicyo kintu nasetse, n'uburyo abwiriza. Nabonye yabwirije, ariko uyu munsi ho yagizemo ubwoba, kubera ko uburyo abwiriza mu rugo, nangwa se turi mu rugo nk'ubu tugiye nko kuryama tukamubwira ngo dusengere, ubwiriza ijambo ry'Imana, arabwiriza agakutura, ariko uyu munsi yagizemo ubwoba. Sinzi sha bitewe niba yatinye kamera, simbizi. Ahubwo nibura wowe wabonye atashabutse cyane nk'uko usanzwe umuzi, ariko nanjye nkurikije kuba ari bwo bwa mbere, icyambere cyo ntituziranye, kuba twaganira nanjye yanantinya, ari umwana uko uganira n'umupapa no kubwiriza. Rero ntabwo kaburamo, ariko njye ntacyo namushinje, nabonye yabwirije neza rwose pe. Nukuri pe, ntabwo Imana itabigenje. Uriya uyu mwana niba ari umuntu ufite impano, ni uyu mwana bucura. Nje ndibuka igihe kimwe twari tugiye, buriya sinzi ubwo biyo yabukuye, kandi hari igihe kimwe ndibuka twari turi gusenga muri gurupe. Barangije umuntu aramutungura, aramubwira ati ugiye kutubwiriza. Kandi uko abwiriza no kubyina, agira impano yo kubyinira Imana, agatambira Imana, ukavuga ngo uyu mwana mu buzima bwe nta magufa arimo. Ubu bitewe n'uburyo aba ari kubyinira Imana n'umuhate afite, akabikora bikunze. Arabwiriza uwo munsi, abantu bose batashe basetse, bubara hasi bongera kubaha Imana bundi bushasha, bitewe n'ukuntu impano imurimo. Umunsi umwe icyo gihe papa yari agihari, nta nubwo ari kera, ni vuba cyane, ariko igihe kimwe twagiye mu cyumba turasenga. Tugiye gusenga, abandi nabo bari bagiye mu cininge, uko twicaye hano twari turi mu cyumba kimwe, adusangayo tugiye gusenga. Turasengana, nagiye kumva numva umwana avuza indimi, n'indimi ari kuvuga sinziziho. Ururimi yari ari kuvuga ntago warumbaza, nta nubwo nari gusobanurira. Numva umwana atangiye guhanura, ndavuga ngo Mana, ariko abamanza bamupinga. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose, kubera ko hari icyo Imana yari yaravuze, avuga ngo reka banze ngenzure. Hari igihe umuntu abera undi maso, akavuga ati reka ngenzure ibi bintu bari guseka, ndebe koko niba ari ukuri. Impamvu ni impamvu kibimanutse ku mwana ungana gutya bakabipinga. Bigenzuye nsanga ibyo ari kuvuga nibyo. Imana ivugana natwe iryo joro bihagije cyane. Umva yarahanuye amara hafi nk'isaha. Ari guhanura, ari kuvuga, kandi noneho akavuga ati runaka Imana iramurengeye, kandi ntabwo turi kumwe, kandi ntabwo aramubonaho. Mwumva aramuvuza, ariko ngewe muzi. Ndavuga ngo Uwiteka koko uri muri uyu mwana. Ubwo rero Imana ikora uko ishatse,
ntibigutangaze ko yagusengera ugakira yego cyane. nje rero umva rata guhanurirwa n'umwana none se Korodi wowe ushaka kumpanurira ibintu nkavuga nti wabitekereje Cyane. ukareba ukavuga uti kose Konkoro udakeneye imodoka Yego. ukaba wavuga ukambeshya ngo ni Imana ivuze ngo kandi ni Imana, itavuga. sibyo? Yego. Ikindi ushaka kuvuga ngo umpanurire Yego, sibyo yego. kugira ngo nibura nzagira icyo nkugurira kuko wowe ufite ibyuzi Yego, urarikiye irangamutima rero. mwana w'abandi Ni ukuri. mumpere mikoro murenge mwungeri Aline wigeze uhanurira Korodina wamuhanuriye iki wamuhanuriye iki impanuka. yuko Imana imurinze impanuka Yego. naho turi nayo wamuhanuriye iki Nawe namuhanurira. turi nayo ntabwo wamuhanurira Yego. Reka nkubwire ubuhamya bw'uyu mwana. yego bisobanure neza kuko Buriya ufite uramubajije ngo yamanuriye iki? Njyewe uko ndeba nakoze impanuka yari yarayabimbwiye arambwira ngo Korodi usenge kuko nabonye Satani ari kukwirukankaho cyane. Bwarakeye nja mu materaniro i Bugande gusenga mvuye Imana nabwo ibyo yambwiye na nubundi Imana irongera ibisubiramo. Imana irambwira ngo mpagaritse urupfu rw'impanuka kandi n'uyu mwana yari yabimbwiye arambwira ati ko ahari mu gitondo kare kare ntambwira ngo kankubwire ngo nabonye Satani ari kukwirukankaho cyane ngo usenge. Ndangije ndavuga nubwo Imana indengere nyine kuko iyo avuze ikintu nanga iyo yatuye umuntu mu izina akamusengera tumenya ko hari impamvu abikoze. Ndangije habaye ari ku wa gatandatu nanzibagirwa itariki 26 z'ukwa turi kwinjira mu kwa karindwi kwa guriya mwaka. Habaye ari ku wa gatandatu usibye Imana yandengeye pe n'ukuri bavandimwe. Njyewe nakoze impanuka ndapfa ndongera ndazuka kandi ari uyu mwana wabimanuriye ari we wabimbwiye. Nicyo gitumye mpita mfata mikoro ndavuga ngo reka mbikurangirize neza nkubwire ko urabona we ntabwo yabyibuka w'abantu ntabwo yabyibuka kandi kenshi sibyo nawe urabizi nawe abuhanurira ntabwo byose ubifata ntabwo byose mbifata wowe wahanuriwe ni wowe ubika utegereje ko bizagira ute bizasohora. Ni ukuri turi nawe ntacyo yaguhanuriye iyo ndwaye mbonagaje nko ku buriri akansengera nanga mvuze ngo umutwe uri kundya arazaga pfa kuba uvuze ngo ndababaye arazaga utanamubwirije akagusengera kandi ugakira. Imana ye rero ntabwo isanzwe. Yego asengera abantu bagakira. ku myaka 9 nyine byari ibyo ndeba nyine mwumva byandenze pe byakure ntabwo byareka kukurenga kuko kubona umwana nk'uyu nguyu avuga Imana mbega kenshi twebwe iyo turi gusenga muri gurupe niyo ari kwihana ugiraga ngo ni umuntu mukuru wakuze kera kandi ni umwana w'imyaka 9. ni ukuri Imana ni muri we ntago ari uko yitaka nanga kuvuga ngo abantu bamwemere nanga iki ahubwo hari ikiri muri we ikimurimo kirahambaye kiranakomeye. Abantu baramuhamagara ngo abasengere abari kwisha ariko turi mu biruhuko nta telefone afite. Reka duha amahirwe abantu nukuri bakenera bari kure cyane bakenera umwungeri kugira ngo azabahanurire. Yego bazahamagara nimero ya Korodina. Yego nimero bazamushakira muhamagare kuri iyi nimero cyane mama we baba bari kumwe na mama nawe nanga tumuhe nimero ye ariko kubera ko bumwe mama akunda kuvura umuriro ndayimuha mbaye n'iyanjye kugira ngo iyo bazahamagara bakabona ariyo bazahamagara. Ubundi ari hano ushaka ko dutanga nimero yande mwunge ya mama tugiye gutanga nimero ya mama. Yego
uzakenera mwungeri ngo azamuhamagara. azaba ariwe ahamagara. Yego. Urayizi nimero ya mama? Yego ndayizi. Yivuga. Nimero ya mama muzashakiraho mu ngeri ni 07 9 035 42 666. Niyo nimero akoresha. 07 9 35 42 666. Yego. Yitwa Agnesi Nyirabishukano Agnesi, mama wa Korodina na Turinayo Françoise na mwungeri Aline. Yego. Uzi icyo tugiye gukora? Yego. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Korodina nkawe mukuru ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Noneho nidusoza Aline arasengera abantu. Yego. Abafite ibibazo, abafite amadeni, Yego. abashatse batabyara, abakuze bagumiwe bakeneye Abo ngabo. bakeneye n'abagore, Yego. abantu bose bafite ibibazo asengera igihugu cyose, kuko isengesho ry'umwana ntabwo Imana yabura kuryumva. Nukuri. Kodire katubwirize. Amen. Tugize ijambo ry'Imana. Dufashe udusomere, ntago turaja mu bindi gusa. Imana yo mu ijuru iri muri twe. Ibi turi kuvuga ntago ari ukuvuga ngo ntago ari ukwiyemera nanga kugira ngo wenda ubwacu twebwe twiyamamaze, ahubwo ni uguhamya iki turimo n'Imana yo mu ijuru ko igikora imirimo n'ibitangaza cyane rwose. Dusomere Abami ba mbere, ijambo riri mu Bami ba mbere 20 umurongo waho wa mbere. Abami ba mbere. Abami ba kabiri. Abami ba kabiri ibice 20. 20 umurongo wa mbere. Nigarukiraho niho ndi kwicara nkumva ndi gufashwa. Yego. Abami ba kabiri ibice 20. Dore ku murongo wa mbere. Yego. Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Yego. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Yego. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Yego. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwe imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakiza umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Yesaya arongera aravuga ati nimuzane umubumbe w'imbuto z'umutini. Barawuzana bawushyira ku kirashi yari arwaye ahera karakira. Hezekiya abaza Yesaya ati ni ikimenyetso kinzerekana ko ni ikimenyetso ki cyerekana ko Uwiteka azamvura kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu? Yesaya aramusubiza ati iki nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Hezekiya aramusubiza ati biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10 ahubwo nigisubira inyuma intambwe 10. Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka. Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa Ahazi agisubiza inyuma intambwe 10. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo rya Hezekiya ukuntu Hezekiya yongererwe imyaka yo kubaho. Nawe Hezekiya yarageze mu gihe kigoye kandi mu gihe ari kubona ibye byarangiye. Nawe hari igihe uri kubona ko igihe cyawe cyashize cyamaze kurangira. Ariko Hezekiya ari indirimbo ivuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Ni ukuvuga ngo ya mirimo dukora, bwa bwitange dukora, ya masengesho dusenga,
cyagiye upfukama ugatabaza Uwiteka, ayo masengesho ntabwo aba impfabusa imbere y'Imana. Hezekiya yakoze imirimo, ariko ageze igihe Hezekiya ararwara yenda gupfa, niko ijambo ritubwiye. Nawe hari igihe muri iyi minsi umeze nka Hezekiya, hari igihe uri ahantu ariko wabuze uwagukura. Yesu rero yageze kwa Hezekiya. Hezekiya igihe yatabazaga Uwiteka yenda gupfa, yumva ko ibyo byarangiye, hari imirimo yari yarakoze, iyo mirimo Uwiteka niyo yamwibukiye. Imana yo mu ijuru yahagurukije umuhanuzi Yesaya, irangije iramubwira ngo haguruka uje kwa Yesaya, imubuza amahoro. Nawe hari abawe bagufite, hari abantu bafite ibyawe, Yesu agiye kubuza amahoro babiguhe. Haleluya. Arangije Yesaya aja kwa Hezekiya, nuko ageze kwa Hezekiya aramubwira ngo yewe Hezekiya we, haleluya haleluya, ngo dore amubwira ko agiye gupfa, amubwira ko agomba gusenga akiyeza, akongera akiyana, akegera Imana bundi bushasha. Aramubwira ngo agiye gupfa. Yesu arangije, ndagira ngo nkubwire mu kibazo urimo, uri kumwe n'Imana, ntabwo uri wenyine. Hezekiya arangije ayerekera ivure, aja mu rusengero, arongera yerera n'Imana, arasenga, abwira Uwiteka we, wibuke ko nakoraga biriya, wibuke ko nafashije, wibuke ko nasengeye abantu, wibuke ko hari abo nagaburiye bashonje. Imirimo ukora wowe ubwawe, iyo ngiyo niyo Imana igiye kukwibukira. Ijambo uteze amatwi uyu mwanya, iryo niryo rigiye kuza rikagukomeza, rikakubera, rikaguhembura mu bihe urimo. Hezekiya arangije arajurira, abwira Uwiteka ngo Uwiteka, wibuke ko hari imirimo nakoze. Imana yongera kubuza Yesaya, yasubiye mu murwa, yasubiye iyo yari yaturutse, Imana yari imukuye. Iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ko kukubaho kwe nongereye imyaka 15 yo kubaho kwe. Nanjye reka nkubwire, Yesu aje kongera imyaka yo kubaho ku buzima bwawe. Ntago Imana yagutaye, ahubwo iri kumwe nawe. Humura, komera, ushikame, kubera ko iyera yo mu ijuru iri kumwe nawe. Dusomere ijambo dusoze riri muri Abalewi 26:44. Dusoma uwo murongo. Imana itugirire neza, dukomere mu mwami, kandi Imana tuyitumbire. Wizere ahantu uri, mu kibazo urimo, ahantu uryamye, aho ngaho byakomeye, izere ko Data wa twese aje kongera iminsi yo kubaho. Uri kubona ko byarangiye, ibyawe ntago babiteza. Yesu yahahagaze, bakwimura iminsi, ejo bakwimura iminsi, bikarangira ideni uryishuye, kubera ko Yesu Data wa twese ashoboye byose. Bazakubarira iminsi yo kubaho n'imyaka. Yesu akubwire ngo ndagutabaye, kubera ko hari imyaka yo kubaho yongereye ku kubaho kwawe. Izere Abalewi ibice 26 umurongo wa 44. Abalewi ibice 23 umurongo wa 44. Ariko nubwo bimeze bityo, sinzabata nibaba mu gihugu cy'ababisha babo, kandi sinzabanga urunuka rwatuma mbarimbura pe. Haleluya. Isezerano ryanjye nabo, kuko ndi Uwiteka Imana yabo. Amen. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo uri kubona bikomeye, bavandi, nubwo muri kubona bikomeye, nubwo iminsi ari mibi, nubwo uyu mwaka ari umwaka wishungura ku bantu, ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo ari umwaka w'ibigeragezo, nubwo ari umwaka wo uri kubona icyo kurya cyabuze, Yesu aravuze ngo nubwo ntagakangwa nabyo, ntagakwanga n'ibyo ngibyo, nubwo bimeze gutyo, Yesu ari kumwe nawe. Aravuze ngo ntagazaduta, aravuze ngo ntagazaguta, ntagazaguta muri ibyo bibazo, ahubwo aravuze ngo nubwo bimeze gutyo, aje kubana nawe mu kigeragezo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri. Gafate kakanya ubundi mwungeri asengera abantu bose. Ariko mupfukame. Mupfukame twinjire. Mupfukame hano. Si hano.
duce bugufi dusenge. Mana data wa twese uri alfa na omega, uri Mana igira neza, uri Mana y'urukundo, hari icyo wategeka, uri Mana y'urukundo, hari icyo wakora muri aka kanya. Data mwami Mana dusengera igihugu cyacu, hari icyo wategeka, uri Mana igira neza, sengeye abarwayi bose, hari icyo wategeka mwami Mana, uri Mana nyamana, abafite amadeni bafashe, ayi data mwami Mana wa twese, uri Mana nyamana, uri alfa na omega, uri itangiriro n'iherezo, byirukana abazimu n'abadayimoni. Data mwami Mana wa twese, dusengera igihugu cyacu, hari icyo wategeka, uri Mana y'urukundo, uri datesha agaciro, uri Mana nyamana, byirukana abazimu n'abadayimoni, datesha agaciro, abazimu bose ndakubitira ikuzimu, uri Mana igira neza, uri Mana y'urukundo, byirukana ibyuka bibi zose, uri Mana igira neza, uri Mana y'urukundo. Data mwami Mana wa twese, hari icyo wategeka, uri Mana nyamana, data mwami Mana wa twese, hari icyo wakora, uri Mana nyamana, byirukana imyuka mibi zose, uri Mana y'urukundo, byirukana imyuka mibi zose, ubatabare, ubarwanirire. Mana turaguhamagaye, Mana tabara, tabara abafite amadeni, tabara abaryamye ku bisasiro, babuze kirengera, babuze kivugira, ababuze ubutabazi, aba baganga babirukanye ku bitaro, babuze imiti y'uburwayi barwaye, nemerera ubatabare kandi ubarengere. Ukomeza gutegeka, uko wacashe inyanja niko waza ugacaha iriya bibazo. Abafite amakode Mana bahereza inzu zo kubamo, abafite imiryango yabanze reka ubahereza ubwumvikane mu izina rya Yesu. Ababaye ibicibwa mu midugudu, mu burere, ababuze akazi ukabahe, n'abagafite bagambaniwe, bafite dosiye nyinshi zo kwirukanwa, Mana abo ngabo bakomereze ku kazi, kandi izo dosiye uzice, ukomeze kuturengera, uturwanirire. Amen.